ariko si koko Mutoni aranyanga ko ndahana birota. Ubu se koko ko ibyo nkora byose ari we mbikorera kubera icyo atabibona? Mbona mbereza umutuzo mu by'ukuri iyo ngufite uri iruhande rwanjye numva igihe cyaba kirekire. Mutoni wenda sinashobora kubivuga neza ariko iyo nza kugira ubushobozi nafata igihe kingana n'umunota basi ngakigira njye myakire. Mutoni n'isi yose yatwanga ni ukuri ndakubesha nzahora ndi iruhande rwawe. Urabeshya? Kubeshe ko ni kukuvuga yuko mbesha kandi aribwo ubuzima bugitangira. Ibyo uvuga ni ukuri? Sinjya ngo ubeshe. Mutoni n'isi yose yatwanga ni ukuri ndakubesha nzahora ndi iruhande rwawe. Keza ntabwo nakubwira uburyo ubu ngubu ndi kwiyumva. Ubu ngubu Mutoni yatangiye kumva mu ntekerezo. Ubu uko nibukaga uburyo namukundaga ngibuka amagambo yose namubwiye mubwira yuko mukunda. Ubu ngubu byatangiye kumvamo numva yuko nyine yari imikino twakinaga mbese ndi kubifata nk'igitabo cyataye manda. Nuko nkuko bimeze ariko wambereye umuntu mwiza. Erega n'ubundi ngiye ibyo nkora byose nagomba mbeshya njye mvuga ukuri. Ubwo no kuvuga ngo
nta nubwo mbona yuko uvuga ukuri gusa ahubwo mbona uri nk'umwamikazi w'ukuri. ariko biba ari byo kubwira umuntu uko mugenzi we amufata niba ubizi neza ukamubwira nyine ukuntu biba bimeze birumvikana. ariko nzakwitura iki? uzi kuntandukanya nawe uriya muntu numvishe ari ibintu byiza kuko natekereje noneho ibintu ubwo agenda akubwira kandi muri iyi nshuti ndavuga ati si koko nari nzabimenya ute sinari nzabirota buri uko njyamye narotaga ndi kumwe nawe tuvugana amagambo meza dufite ahazaza heza ntabwo nari nzi yuko ibyo bintu yabikora. ni uko nyine yari akwihishemo yaranyihishemo.